ku makuru mfite ngo bishoboke kuba yari mu modoka. Yari ari mu modoka bategereje. Bishoboke kuba. Hari akavideo kawe nabonye urakaye. Uvuga ngo n'amagambo atavayo ngo ndavuga ati umuhungu wanjye je agiye gukora ikintu cyitwa ibagiro. Natinyemo byaje kurangira se. Natinyemo ase wa mugane nta nkovu bagushizeho. Skovia kuvuga ari amagambo Uraki bagukubita nana kagovu bagusigiye. adoba bwira. Ibintu byabayeho. Byari miracle. niko je ngo wahishe iki? Ndikubwira ibintu byabayeho byari nka miracle bro. Nagiye kubona mbona umuntu ndamukinguriye. Erega ngumweretse ukuntu iwanjye hameze. Ukuntu idirishya ryabaye ntago wabyemera bro. Uragomba. So nanga no kwirirwa mbisobanura cyane ko nta muntu bagomba gusobanura. Uragomba bro. Basi ibyo ngibyo nubisobanure cyane. Nibura mbwira ukuntu wafashe n'ikingura urugi ko barakomanze nyine bisanzwe. N'ikingura urugi umwana yankubise icyo bita ikofe. Urumva? je mbona kuri kamera bimbwire nkureba. Birasaba kumanika telefone kandi nta hengo. Ya urumva hari ukuntu ushobora kunyereka kamayi wari ufashe nk'umusportive. Urumva Shadia ngeno ngo presente kwa dumba nk'umuyisilamu mugenzi wawe kamuhi abo je uri kurnya Shadia baramukubise dore yarabyimbye bro. Iryo bere ntago ryanganaga gutyo. Oya mani baramukubise baramubabaje mani dore iryo bere ntago ryanganaga gutyo ryarabyimbye. Je baramubabaje bro reba ukuntu ibere ryabaye mana yanjye. Mundirira kabarafu. Ako je upima ibiro bingahe? 190. Du kara mani dore hano iribere ryanga urana ko ryabyimbye kurusha ririya ryo ruhande urunguru. Ya je fata kuri iribere iringere rya hano. Akuzwa muri bigoryi umwana ngibere. umusapone kabisa. Nsigaye niyo ndoza kabarafu. Je wama amafaranga yanjye. kandi koko ngufite ijana abantu. Mwese wari impari. Nipo je Yo bora muntu wanjye. Yo uzi ikintu gihari mu buzima buri umuntu ntabwo kubita uzemere. Naravuze kuba ko barafashe akavideo. Urumva bakubita bafashe akavideo. Oya bure kazasohoka bafashe akavideo. wakubiswe uretse gato batatu bagukubise hari unufata akavideo. Babiri barakubitaga. Burya umuntu yagushyizeho imbunda Godfather. Urumva ibyo yakubwira gukora byose wabikora niyo wakoresha amabyi. bagushyizeho imbunda bakubise. Uko bigaragara ko nyine arabyimbye hano. Sorry je nubwo uri umwanzi wanjye ariko sorry. Ukuri kw'Imana sorry. Buragiye Godfather ikintu bita kubeshya cyarananiye mu buzima. Urumva warababaye biragaragara. Nararebye ndavuga ndaramuka nyine ibintu mbigize ibanga. Hakazasohoka nk'akavideo. Urumva bazagira ngo ni ibindi bintu wenda nasize. Ariko ku makuru mfite
uwo muhungu ashobora kuba yari mu modoka. Uwuhe? Badrama. Kuko we iwanjye arahazi neza. Erega je yigeze kumucumbikira. Uwo muhungu we iwanjye arahazi neza fresh. Ako je nawe wacumbikiye abantu benshi na Muchomante waramucumbikiye. Iyo mvugo ntago ari nzi. Ushingiye kuki ariko Dumba ushingiye kuvuga ko je yacumbikiye igitsina gore mu nzu kandi yaramucumbikiye da na Muchomante arabyivugira. Twarabanaga ntago namucumbikiye. Hari icyo mbeshe wabanye na Muchomante mu nzu none ntacyo mbeshe. Ntago ari wenyine bari abakobwa benshi man ntago ari wenyine. N'ibintu urabivuga. Oya kandi n'umugabo batandukanye arabizi. Umugabo batandukanye ntabwo mbisobanukiwe ahangaha. Abikubwire je abigusobanurire. None se inzu yari yandi ya Joyce Quiz. Ariko je yigeze gucumbikira Badrama na Muchomante at the same time. Biramvanze. Nga. Ubwo se narenza Ibintu by'amahanga ni je ubimenya. Harundi hari yigeze kuboneka amafaranga urumva. So abantu bakagenda bava imihanda yose. Bakaza baje gushaka amafaranga nyine. Urumva rero umuntu ukigera muri Siri ngomba abatarafatisha nyine ibintu nk'ibyo ngibyo urabacumbikira. Oya mukabanza mukabanaho gato. Uretse gato wabanyeho nawe gake. Godfa bwa nure amabwa yose ngira. Ibintu byo gucyurira umuntu utuntu gutya na gutya tw'ubuzima two ntago nyirimo mbona byageze hanze gute byageze muri Canada kwa Dumba gute ni Muchomante ubyivugiye ko je yamucumbikiye ko yamucumbikiye. Ufite inzu y'ibima bingahe je? Ni bimbwe ko ari kimwe Rwasasa mwasangiraga dushe. Banamwita Joyce Quiz wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Mwasangiye ga yo kwiyogesha. Ubwo yarakeneye kumbona n'inguma. Ubwo ntago ushobora ntiwabura utunudizi zitwa Joyce Quiz afite na Muchomante aho ngaho gake dusa nk'uko uravuze ngo yaramurungurukaga. Umuhungu wanjye n'umushukwe n'ubushake agira umuhungu wanjye. Ndi kureba ukuntu ngiye yegamye gutya yambaye ari kurunguruka mu rugendo ari kwisiga. Abantu mutapinge kandi musagiye kuduha gift. Twabikoraga twiga secondaire tukajya kurunguruka. Dore ari kurunguruka gutya kandi noneho undi afite kara kabarafu. Urumva Joyce Quiz yabaye yacumbikiyeho Muchomante. Dumbi yo mvugo ntabwo ari nziza. Na Badrama waramucumbikiye habuze gato ngo ucumbikire Meddy kutabivuga byo. Ukari washatse kuniranye nabo bavandimwe. Ejo nabwo nagiye kumva numva urimo urashaka gutwika Shafi ngo wifashishije ibanga nakubwiye. Avuye kumpamagara naze kumwitaba. Inde wabagara Shafi avuye kumpamagara naze kumwitaba nambwira ati ibintu byawe ni Joyce Quiz ubizi ngiye mbabarira. Shafi sira afite igitaramo muri Ottawa se? Ibi afite igitaramo muri Ottawa ariko nari ndimo ndacyamamaza mpita nibuka ko bihuriranye ndimo ndavuga n'inkuru ya Eric Semungu mpita nibuka n'ibintu bamuvugaga na Eric Semungu ndavuga icyo bintu ariko ntago mbizi neza ni Joyce Quiz ugenda ubivuga. Ariko ibyo bintu byantuza nabibajije Shafi ejo bundi. Iwawe ni wawe harya?
yuko bakoranye hari wanje hari wawe bari kumwe mubwiza ukuri mw'abantu musije ese ntiyabisobanuye akabishyiraho umucyo umva mbabwiza ukuri abonye uwundi muhungu witwa Bosco nawe akomereye nabi Bosco we naramubwiye ntukavuge kiriya kigusha Bosco we naramubwiye kuva gusa yaratangiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu ibiye byararangiye njyewe uburyo iyo ngiye kuguhana urumva byanyabyo ndabanza nkareba ngo ibintu ukora bifite izihe ngaruka. Bosco rero naje gusanga ibintu bye ntabwo bikiri showbiz byamaze kuba ibindi bindi. Asigaye yiranga amagarasha. Amagarasha urayazi? Ni amafaranga intera hamwe n'ibigarasha biteranya bakakohereza bakavuga ngo wowe komeza utature. njye numvise ngo yafashe ngo Godfather niwe temoyaje ngo yafashe Godfather arazingazinga ajugunya muri puberi uwa mbere ngo ageze kuri wowe ngo nawe arazingazinga ajugunya muri puberi uwakugeza arakubaga uwo Bosco se na se wabo ariko ibaze Dumba ibaze umuntu ibaze gushaka kurira umuntu uri muri Kampala urimo kunyumva nagiye bareko sebo ntayazi kandi uzi ko Gifesi kiri active uzi imyaka nabaye bakuri urimo uramukanga ntabwo ndi kumukanga ndi kukubwira ntabwo sinigeze ngo Gifesi kiriki Gifesi aracyari active bro oya reka Gifesi iri active muri Kampala Gifesi iri active Gifesi ugimanye baganda bange nabera nabo ngiyewe noneho reka nzumure uzi ikintu umuntu avuga se uvuga do it's a one action Godfather bamubwiye it's nakora one action gusa umbase ngo nimero matrikire iracyari amanika ajugunye hari reka nkubwire ni ukuvuga ngo uribuka uzi igihe iki cyana cyatangiye kumvugiraho mu gihe cy'aba Prince Kid azana hari umugabo bita Godfather wateguye ibintu bya babyita gute yateguye ibintu bya ntuza bya festival muri Kenya yateguye ibintu bya Miss muri Kenya nuwe yagiye guterera ngo yabonye Godfather ngo amuzaniye abanyarwanda nkiri muri saga za Prince Kid wibaza iyo myaka ishize tikagenda hariya ngo aragenda aravuga zana uwo mugabo amwitangiye avuga ukuntu ngo ari njye uje gusenya Miss Rwanda yaravuze sinigeze musubiza iyo myaka yose na rimwe sinigeze musubiza na ejo bundi muri ntuza muri ejo bundi bavuze ngo yatorotse igihugu uyu Claude amuze avuga ngo yatorotse nibwo Claude yamushyize kuri telefone amubwira ntisigaho ntiwiyitirire gutoreka igihugu ntabwo nari nzi ko ari ikigarasha ntiwiyitirire gutoreka igihugu ntabwo ari byo mugira inama ndamubwira ntuvuge ko wagiranye ikibazo n'umuntu yavuze ko yagiranye ibibazo na ba Brian waba wahunze umuntu ariko ntukoresha amagambo namugira nuko aranshimira arabishima urimo kumva nyuma numva yagiye yibasiye inzego atangiye gutuka RIB urimo kumva ntabwo makumwe nabwo nabwira sigaho urukunyumva naho nasubije uriya muntu ko ntabwo atuka inzego nkureba ngo byimyihanganire so naho ngaho ariko namugiriye inama kandi namarazumva nyuma ariko yari amaze kuba determine amaze kwerura ko hagomba kuba negative kuri rwego so ntabwo afite na mwene wabo nawe uri negative wibaze umuntu watangiye kumvugaho 2000 combien 2000 nkavuga ati ni nk'abana bose none se nibo bonyine gendera abana bavuga kuri Godfather bama YouTube ni benshi ngo hari umuhungu wagenda usubiza umwe ku wundi ngo hari umuhungu wa Kasuku ngo witwa Magashi ngo niwe bagiye guhora Kasuku Magashi rero ntabwo sinzi impamvu Magashi simwiyumvamo oya ndikubwiza ko uwo Magashi simukunda na gato simwiyumvamo kuko nawe nabonye ukuntu urukumva nawe urumva abantu baza bagafungura ama YouTube channel Dumba urimo kumva Magashi yakoze amakosa yashatse kugonganisha imitwe abantu bo muri Sud Kivu no muri Nord Kivu muri intambara ya 23 ashaka gufata abantu bo muri Sud Kivu n'abantu bo muri Nord Kivu abanyamurenge n'abantu b'Imasisi ashaka kubagonganisha imitwe ku buryo byafectinze cyane byagize n'ingaruka sibyo
So, umuntu wese ushobora kugenda ari akaroboka akavuga arangajwe imbere na views, ntabwo nuvuga ngo Magashi mubona nk'umuntu utariho, ntacyo mu buri njyewe ntacyo yisha ntacyo akijije, n'umuntu n'abantu bahubuka nabo bagakoresha amarangamutima. Ntabwo ushobora kugenda hariya hari ibintu nyine ubona umuntu ntacyo ntwaye ngewe vraiment simuzi, wibaze ko ntarafata n'umwanya uretse turatubura bagenda baca, sindafata n'umwanya ngo ngiye kureba nk'uwo Magashi ngo murebe, ariko ureba umuntu ukuntu avuga byonyine n'amagambo yasubijemo nani niyo boss ko ninde iki uyu muturi kuvuga uyu mujene iki gipeti cyahunze Bosco Empire ego, byonyine urebye nk'ukuntu uyu nguyu Magashi yagiye kumusubiza. Umuntu ufite imyaka ingana kuriya sibyo uvuga ko yabaye umusirikari, urukumva uvuga ko yabaye umusirikari, uvuga ko ari umuntu uri hariya uvuga kuri kote iri positive siko bimeze, akavuga ko avugira igihugu, yarangiza agafata 30 minutes urimo kunyumva ari kujya ari kwisobanura ngo ntabwo ari njye wavuzeho, ngo ngiye ngo ndinkotanyi, ngo ntabwo ari njye ngo wavuze, ngo wanyibeshyeho, ngo umugore wanjye ngo yitwa kunuku, ugasanga bakubaze noneho ufashe iminota iriya yo kwisobanura yo kwisobanura kuri wowe. No, aho ngaho ba wamaze biba byapfuye. You don't have we yamaze kukuvana kuri point y'amabakora akuzanye muri vie prive ya muri famille yawe, hanyuma uje guhangana no gutukana no kuzana kamere uri gusubiza kuri famille. Umugore wanjye ntabwo atuyaha, umugore wanjye n'uyu, mama wanjye abahangaha narimutse, akaza aho ngaho ntabwo wantuka ntiwanshobora wantera hamwe we rararara. Yamaze kukuvana muri point n'umurongo wo kugaragaza umwanda arimo, so there you finished. Aho ngaho uyu Magashi nta kintu mufatamo, kandi ngo n'umuntu wagasuku nta kintu mufatamo. Igihe cyose umuntu ashobora kuvana mu murongo w'ibyo urimo akaza agashaka kugukanda ahantu kugira ngo uve muri ndetse amaze kumuvana mu yaramuvanye mu murongo, ntabwo yagombaga kwemera kuva mu murongo kuko azanye umuntu akuvanye uri kwerekana amabakora n'ibyo arimo n'umurongo ari gushaka kuroheramo abantu, wewe araje aragudetourner ahise akuzana muri ntuza muri famille yawe, uvuye mu murongo wiba ari gutanga nawe uhizuye kwidefanda no gukora ikiganiro kuri famille yawe. They are finished, yakurangije byaro tugaceceka uko yakaze kuri point yawe. So sinzi buri kunyumva ndakumva. Uyu Magashi rero wagasuko ntacyo mfatamo ngo nicyo ubu Kasuku rero niba Magashi bamurangije bageze kuri Kasuku. Oya no reka kubwire Dumba hari ikintu Dumba ari ikintu utari kumva. Yavuze ngo Dumba reka nze kubwire ikintu kimwe, iki gipeti umuntu ukora ikosa turi kumwe, umuntu ukora ikosa nusubiza iki gipeti nta kintu kirimo bro. Ndakubwira gute se ni nk'igifuka cy'amamesa, there is nothing there. Uzi gusubiza uriya urukumva gusubiza nyewe nagize action yo gusubiza kira gipeti ntabwo namusubiza kuri social media, ntabwo namusubiza kuri social media. Sishobora kumusubiza uretse namusubiza kuri social media, ariko kuko mbona ari nta gaciro naho ibintu uri yavuga nta na gato, kuko ndi kukubwira uriya ni umuntu watangiye kuvuga 2022 abwanuka sinigeze musubiza, sishobora kuko gusubiza uriya ni umuntu ushaka bose. Nakubwira gute ni nk'ibyo y'umushuti wanyu uyu DC Crema, nuvuga ngo aba n'abantu abashobora gukora icyari cyo cyose kugira ngo abone ibyo gushyira mu nda mu gifu. So those people ugomba kumenya kuvuga ati uyu nguyu kumusubiza ashaka iki. Of course ni umuntu udashobora kugira content, wabyuka mu gitondo areba ni iki kiri kuvugwa, reka noneho ngikritike, it's a content, niyo content. We ashaka umuntu bahangana kugira ngo abone content ashyira hariya. ndakumva. So ntabwo rero ngo ngiye mufite mu mwanya vraiment umuntu bita Bosco uri kumva byonyine ageze kuri wowe wakumereye reka zane no kubwira nawe Jay sibyo. Ahangaha turi guhereza ni nko gufata igiti ukagenda ukayora amabyi ukaza ugatereka ku meza, mushaka ibindi muvugaho do bring that motherfucker on my platform. He's nothing. Ntabwo ari umuntu dushobora kuganiraho, ntabwo ari umuntu dushobora kuganiraho na gato pe. Ari ukuntu Dumba zana umuntu w'ikigoryi akabusha hano ko n'ubu icyara cyabakozemo akazi
no nta kintu Dumba you are promoting nonsense. Ntabwo promoting agiye naje mvuga ibintu niyumvira imihanda. Reka imihanda wenda nuko reka nkubwire wenda we ntabwo ugisobanukiwe urukumva ndi kukubwira urabona uyu mwana bita ntuza urabona uyu mwana ntuza ninde uyu mwana Cedric nyita Cedric urabona ukuntu uyu mwana yahagurutse akaza ariko akabikora mu buryo buri positive. Ibaza ya masaha noneho ukuyaje haramutse haje umuntu noneho aramutse aje muri kote akaza wenda afite ibi nyita Cedric se wakora ibiki siri kunyumva Dumba hanyuma amasaha tukamutaho umwanya wa okay uyu nguyu ararutwana ntuza na nyita Cedric akora iki kutwa uploadinga yego namuhaye urugero urabona kaze nkangwaraza agaciro urabona nyita Cedric afite valere kurusha kino kitip nta nahantu bahuriye yanaje na mbere ye so ndashaka gukoreka urugero ariko ubu n'urugero akajya afata intuza nimuza kwitegereza ibiganiro kuko naje gukurikira nyuma n'umuntu waje akajya afata abantu we izo content zo guharabika ngaho ngo yagiranye ibibazo n'abantu za n'aba we ni wa muntu wisanze muri zisaga ariko bya bisaga by'abantu baba pastere urabibona ni jari zimwe n'aba Claude urumva ni click zimwe n'aba Claude ariko ukuntu Gasuku yaje kugipromotinga Gasuku baraziranye ngo agiye kumusura n'ubije Gasuku arivuga agiye kumusura ngo bajya kumusura njya kumusura Muhanga urumva ni igipeti cyaje hari ukuntu gifata agakayi n'agakaramu uri kumva kikaba kiri yariya kera kigeze kujya kisesenguza ibyo bintu by'aba Pastor Mutesi nkabona ni byiza pe urumva ngire indwara yo gusuzugura rero nta kintu nagisuzuguye nkikibona kabisa oya ngewe ntabwo nigeze musuzugura nkimubona nabonye asesengura ibyo ndaramusuzuguye nkimubona kandi n'uyu munsi ndacyamusuzugura nta kintu mufatamo kabisa ngewe ndamukarabiye ejo bundi nyine mbona atangiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu atangiye kurenga imirongo ngiye tuba twatandukanye ariko numvaga nyine ntacyo kintwaye pe numvaga ntacyo kintwaye ariko iyo utangiye kuba ikigarashi urumva iyo gusa nakubonye nkabona wanyereye gato tuba tunabyaranya. So anyway none se je Badrama wari wamubona wari bwamenya amakuru ya Badrama kuva yakohereza abantu umva mbabwiza ukuri aba bantu menya barakoze no mu isura yanjye ntabwo yanganaga itya ya je ikintu mbashije kubona wasubiza kamera nyuma nkareba inda murabona itatubutse niyo babanje guhonda ariko amugani niyo uragira ngo ugiye mbonye chance yo gukubita nge arahandi hano nakubita ariko Dumba nawe bivuze neza ngo ubonye ikensi kuranzi imyitozo njyarugamba mbafite ibitego oya hari za shatawaka niba ari shatawaka umva nkubwiza ukuri ko ntigeze nanibuka ko ibyo bintu byakora hari ubu video hari ubwa mbere ngewe numvise ngo je bamukubise ikintu cyaje mu mutwe mbaza ngo ni iki nahise nibuka bwa video bwawe urimo urakubita umugeri uhindukira inyuma round kicking ngo yita coup de tourner gukubita ngo nkavuga ati umuhungu wanjye bamwije ariko ashobora kuba yashyize inkingumi nk'ebyiri cyangwa imigere nk'itanu umwana yankubise ikofe ry'igipfunsi mu gatuza numva karafungutse bro numva karafungutse ngwa mu ntebe maze kugwa mu ntebe niyo banyukanyukaga niyo bashotagura imigeri ni nayo mpamvu nyine ubona nigeze nzana inguma ni ahantu habyimbye urabona kandi urumva kuko ko baba batizeye nimba mu nzu hashobora kuba harimo undi muntu cyangwa se iki baba bakubita bihuta ariko Scovia we ngo yumvaga ngo batinda bakabanza bakita ku isura urumva Scovia ibintu yavuze nanjye ntabwo nabishyigikiye bira ntabwo umuntu burimo byamenyeshaga ko yashaka ko bagukuramo ijisho urakoze cyane ntabwo umuntu nabukeni nabyo abantu benshi rero bajya bazanga bakavuga Scovia garavuga garatwika just koko bari inzanga batazi kwanaliza ibyo umuntu yashaka ariko ibintu byo kugenda avuga ko Scovia atize bireke koko se yarize uzanye impamya bumenyi atiga yarize bro kandi cyo tuvugira urumva
Yagaze nkubwire je siko bimeze. Ikintu hari ukuntu abantu bazanga ari bwo burushije tugira mu banyafrika urimo kumva kandi ibyo bintu nkadomba arabigeranya mbona ashaka kubigira inkoni kubita ibihe ati urimo kumva je nta kintu navuga ntasubiramo uretse gato bivuge mu byumve abantu baraza hano urukumva bakumva ko ngo umuntu utavuga ururimi neza cyangwa ko atari intyoza mu rurimi ngo nta bwenge aba afite ngo atagiye ku ishuri. That is stupidity by the way. Ntabwo ururimi ubundi kankubwira abantu babiri bakabaye abantu bagomba gufata umwanya wabo kwiga indimi. Uretse gato nk'ubu ururimi ruvuze nabi. Uretse gato it's okay. Okay ntaribi. Urukumva ntabwo bivuze aho ngaho ntabwo bivuze ko ndusha ubwenge. Oya waba undusha ubumenyi ariko ntabwo ndusha ubwenge. Waba undushije ubumenyi. So nawe umufata nk'intyoza se? Godfather se indimi. Abantu babiri nibo bagomba kumenya indimi. Umunyamakuru n'umutranslator nibo bagomba kumenya izo ndimi bakaziraraho amajoro. Sawa ariko n'umunyamakuru. gerageza muri shimi. So ahangaha rero iyo kuko Scovia atagomba kugenda hariya ngo urimo kunyumva Marakorakoza uretse gato Kumvikane kuba urumva Dumba ibi ngibi urukumva especially muri community yacu ibintu barabikubitisha urukumva Dumba Scovia n'umuntu ukavaringa inkuru neza bro cyo tuvugisha ukuri akavaringa inkuru neza cyane kabisa zahe wowe se nuzi kavaringa neza uretse gato ya Dumba no tuvuge ikintu kimwe tusize tukubyumvikana none uko ukuva umuntu araje Scovia niba dushaka kumubona yagiye yuriye indege akagenda agakora ibyo Kagabo akora ntabwo yemera Kagabo nk'umunyamakuru nani Jesquiza namwemera urakoze cyane none se niba Kagabo dushaka kubona izi Gabo Borgado muri ntuza muri Mozambique Cabo Delgado urakoze cyane tukabona Kagabo yagiye arakambara antibara akagenda inkuru akayikavaringa bira kandi mwese mukishima Mutesi Scovia agakora same thing akagenda kuri indege akajyayo akabikora kandi akavaringa inkuru neza kanayisobanura neza Mutesi bro arekura amagambo n'amudama zigutondekanya amagambo afite impano yitangazamakuru aravuga pe kandi kuvuga biri mu mpano cyangwa biri mu bintu bituma umunyamakuru aho umunyamakuru wakasa mutwe so kuko atagenda hariya ngo ashobore kwesprima cyangwa agenda avuga icyongereza ibyo ngibyo bimwambure ko atagiye ku ishuri Dumba yego avuze neza ngo Godfather nta bantu ka Godfather kareke ntabwo uvi Bugande vuga Godfather ati kuko atabasha kwiexprima kandi rekaze mubwire Jay ndanakwibutsa ko Scovia wenda nuko atajya hariya ngo akivuge basanga kikurusha urukumva ndakumva ko habaye uretse gato erega hari ikiganiro cyawe kitarasohoka urimo kumva mwanafunzi yasesenguye uturemangingo tw'icyongereza cyawe wakoze muri interview wibuke ko wakoze interview y'icyongereza reka icyongereza interview y'icyongereza wakoze waruzi ko mwanafunzi yagikozeho icyegeranyo arona ari ansesengura yasesenguye icyongereza cyawe asanga ngo mu cyongereza cyawe harimo uturemangingo miliyaridi urukumva rero ako umva se niba hari ikintu gishobora kuba cyanshimisha nuko nabona umuntu nka mwanafunzi umuntu nanjye njye ndaranumva ankozeho ikiganiro byaba ari byiza cyane reka nkubwire rero mwanafunzi naramukundaga njya no kumushaka ndamuganiriza kuri Twitter niba mubyibuka naramuzanye kuri Twitter kuri X muri space ariko buriya mwanafunzi yakoze ikiganiro kimwe ibintu byose ubu ngubu nsigaye njya mbyumva ngakunda uburyo ari kubitondeka kuko niho kumva indirimbo ya Yanga iri muri audio ariko ngakunda ukuntu abitondeka bigatuma umuntu asinzira ariko yakoze ikiganiro ku mugabo bita General Dumba nako Godfather uretse gato amukora ikege uretse gato
yamukoze icyegeranyo uvuga ngo mu bintu yavuze avugaho like 20%, ibindi byose arabikwanjarika. Ndavuga uretse gato twaturemangingo miliyaridi nta makuru abadufiteho, aragenda akayora akabizana kuko yayoye ibi ngibi. Nahise nyamanika ibyo ngibyo Godfather, ibyo Godfather hari abana bayiziye neza n'ibintu abazi neza. Dumba urabona ejo hari umuntu wakoze ikiganiro Dumba, umwana agukoraho akantu acyegeranyo, uravuga ngo uyu musenzi aranzi, urabyibuka yamenye gute? Urabibona Dumba no Jay, urabona umuntu kuzana akaza gukora icyegeranyo nkawe siko bimeze, agahita avuga aya masaha akaza gukora icyegeranyo, akaduha imyirondoro yawe, akatubwira kuri umusoga uvuka ahantu bita mu Busoga whatever, aya masaha cyangwa kugira umusudani ugahita aya masaha ugahita uhinduka umudinga. Je komeze nkarakaye, je komeze Godfather abashatse guterekamo akantu ngo nteranye n'umuvandimwe mwanafunze banabyumvishe. Ese abandi bantu ko muri kubabona cyangwa network yaki bande hano ndi kureba ariko bamwanafunzi anyway ndimo ndareba Sakina wenyine, kandi Sakina agomba kumenya ko ibi bintu ntago birangiye. Yewe ndi kureba Dumba gusa, abantu b'i Kigali nta muntu uri Kigali nimwe ndi kubona. Bamwanafunzi w'ibrandinze yabaye umukara, uri kubona nawe ndababona bose. Bamwanafunzi w'ibrandinze neza, bibrandinze nk'intuza nk'intiti umuntu w'umunyabwenge nk'intiti. Ariko nyine urumva ni kwa kuno wemera umuntu, urimo kunyumva ukemera umuntu uje umwemera. Mwanafunzi nakundaga ibiboro bye bro, urumva. Hari n'undi bita Gentil Deo nawe ni nta kintu mfatamo. Yabyemereje Muhire Munana, ahubwo Muhire Munana, Gentil Deo ya barahari. Imana mbabare segira ikintu kibi mbavugaho pe, ndabemera cyane. Oya igihe urumva ni kwa kundi njyewe ndi kukubwira Godfather urimo urashaka kunterekera umupira kandi mbabarira. Ntabwo ndi kuguterekera umupira, keretse nakubwira ntabwo uri kuba point yanjye mani. Ni ukuvuga ngo uhita ubona nuko ngo njyewe ntabwo ndi gutereta mani, njye ndi kukubwira kugeza aho bakoze ikiganiro. Gutereka nabi ntabwo ndi gutereka kugeza akoreye ikiganiro. Reka narabivuze uretse gato, reka narabivuze, reka narabikubwira ngo nyanyura uruhande byarambabaje. Mwanafunzi kuri Twitter muhibye, kuri X muri space nari mfite murangira aranyandikira aramwira ko ndi kureba wowe warakaye abantu bose. Ariko Godfather uzware umuntu nyane avuga murangira nk'ari mukuru we, bamwita Dr. bro. Uretse nkubwire bro, reka nkubwire ikintu kimwe, uriya ni reka nze nkubwire ikintu bamwita Dr. Ntabwo wantereka, ntabwo wanshyira mu ntuza miremire, ngiye mfata umwanya nkamuvuga imisingo z'icyo cyo nyine bamwita Dr. rero. Ntabwo ari Dr. gusa, uriya ni inzu y'ibitabo, ni umwe mu banyabwenge dufite. Wintereka ndakwiyamye. Sasa rero buri munyabwenge ntega amatwi, buri munsi uzajya umuvuga ujye ushyiraho akantu ka Dr. Banza wumve, ntabwo icyubahiro kiva mu magambo, icyubahiro kiva mu mutima. Iyo ukunda umuntu ukanamwemera, turamwemera. Ntabwo kuba aya masambuze izina murangira ntashyizeho Dr. cyangwa nshyireho n'inatayito nk'umuvugizi, ntabwo ibyo bivuze ko mwubahutse, arabizi ko mwubaha. Reka kunshyira mu ntambwe ndende. Oya ntabwo navuze ko wamwumvishe Dr. Ngenda shaka ibaze kugutereka bagutereka imbere y'umuriro. Dr. Ngenda shaka guhura nawe muhobere inde mu bintu njye nsenga, mu bintu ribu yaramforuwinze ndayiboroka, mu bintu njye nifuza nabo Imana izandinde guhuza na Dr. akiri mu myanya yo kuyobora uriya mwanya arimo. Sinzigere mpura nawe, azagutwara nyine. Ntabwo mufitiye urukumbuzi rwo kumubona akiri umuvugizi. Uwitwa fata ku mavuta. Reka uzagera umuhobere. Veno Masansa uwitwa fata ku mavuta yarabyutse mu gitondo. Ngo munyewe noneho bazaze banyifate. Bazaze banyitwarire. Ngo bazaze banyitwarire. Nagiye kubona mbona za mu gitondo ngo bamuhayire ifuti. Noneho buretse gato, noneho Dumba ngo arashaka kuzamuhobera. Dumba urashaka guhobera itegeko. Wabonye Kamishi guhobera Dr. Murangira njyewe. Ariko se Kamishi nawe ngahana yitwereye muri Amerika, asigaye akora ahantu mu bintuza sha.
Kamishi niwe muntu yandisappointinze, umuntu yagiye agenda bivuyemo byose arimo arakora mu birayi za Idaho. Kamishi yabivuyemo byose ahe. Aramuze ati ngasigaye asarura ibirayi za Idaho, akora muri company isarura ibirayi. Muri state bita Idaho. Sarura mwana wa mama, nanjye ntema ibiti. Zuko buri wese babaza ngo niba barankubise mfunira. Abantu bose bivuze ngo babaga bashaka kurebera inyuma. Ariko bro, kaze nkwereke wenda nuko mbivuga abantu bakagira ngo nintuza bro, nuko wenda hajeho bya bintu byo kuvuga ngo nanjye mafitemo umwitozo njya rugamba. Kaze mbere nk'ukuntu kurugi rujya muri balcon nyiri ukuntu byagenze, mutazagira ngo ni ibintu biraho bamane nta bintu bya fantasy ngiye ngira mu buzima. Urugi rujya hehe? Reba kuri balcon, reba bayibonye. Bakumereye nawe. Bro, buriya hari ibintu rega buriya mansimbuka kubera umwitozo. Kubera umwitozo reba hano bante nafunguye buretse katumwereke ukuntu byagenze ubundi. Urumva? Wabona ni mu rugi rwinjira, sibyo? Naragiye harandafungura, maze gufungura umwana nkubita ikofe ngo muri none ntebe hano. Urumva? Yareka. Ngo muri none ntebe nyine hariya. Ubundi barakubita koko. Gira intebe zawe neza zimeze zintuza. Barakubita koko. Gusa urumva koko. Ndabisobanura nyine nkabivuga ngiye uko nshaka kubyoriyanta. Inshuti yawe Eric Semuhungu watumenyera amakuru yawe. Mbabarira wenda gusabye ndakwinginze, mbabarira umuvandimwe ntago namuvugaho nahita nigendera. Ketchup yaje, Ketchup nkunda cyane. Ketchup ubushize namuvuzeho, asante sana Ketchup, burwo turabona dukunda cyane. Ketchup icyo ndagukunda kurusha uko nkunda Biju. Ariko Ketchup aroroshye bro. Ibyo simbizi. Ni mama no kuri kw'Imana. Ibyo simbizi. Kera rero ngutere story Dumba nigeze gukunda. DJ Flix asante sana. Nigeze gukunda umukobwa Flix wakoze manegano ukayima, niyo mpamvu nanze kukuvuga kuva kera washize manegano. Nigeze gukunda umukobwa ukira muri Papa Sava. W'ibinyo binini shaho bita Fofu. Urumva? Icyo gihe ko nanjye nari uruzingo. Nago wigeze uba uruzingo mabari. Nukuri kwima uzareba amafoto kuri Facebook arahari. Reka. Ni izina ry'Imana gihe nabaye uruzingo. Baza Kamishi randi ndi uruzingo. Kamishi murazanye kera? Kamishi randi ndi uruzingo nyine bwa mbere aza muri Amerika tumwakira. Gaho tubwira ibya Eric Semuhungu. Ntago nshobora kumuvugaho, uno muvandimwe. Ubushize waranshutse we na Godfather murancuka muvugaho. Arimo arava muri Amerika. Yaragarutse arambwira uti ndarakumvaga. Ahita avuga Macdo wamusabye uri muri Amsterdam utasha amafaranga yagushizeho. Yakoze wowe ntabwo ubyuka ukuntu. Dumba ari kumvikana hano? Kumvikana. Mari nahamagaye. Nyuma rero twumvikane Jay, sibyo? Reka ibyo bintu. Urumva? Reka ibyo bintu, ibi bintu mani byaba biri kukwambura umunyamwuga. Ibi bintu kandi mujya mubikora. Ibintu byo kuvuga ngo ntabwo wavuga kuri Eric Semuhungu ntabwo wamuvugaho. Turi kumwe? Ntabwo reka nkubaze ikintu kimwe. Ntabwo biri professional bro. No, ntabwo ari byo. Buretse nkubwire. Wabivuga wewe ukabivuga muri kote positive, ariko nyine wabivuga mane. None se reka nkubaze. Niba ufite abantu bagukurikira uretse gato akazi nkuru ngingi iremereye gutya ngo ntuyivuga ko yari umushiti wawe, none se urazana umunyamuryango mu kazi mani. Reka manze bivuge ushyira nk'uburyaryo ubikore nka Dumba nk'uko yavuze ngo Semuhungu araza gufungurwa, ubivuge ariko abantu bagomba kuba abantu bagukurikira bagomba kubavugaho. None se buriya n'uburyaryo. Reka manze ngutere stories ukuntu bivuge nk'uko Dumba yabivuze, ariko bivuge Dumba yagiye yitereka aravuga arangije ngo ariko araza gufungurwa. Bivuge ariko bivugira ngo ntabwo ushaka kubona umuvandimwe. Dumba uretse gato nk'abantu bagukurikira nibaza kumva ko hari abantu uvuga nawe utavugaho,
kubera n'abavandimwe. What kind of no sibyo ibintu byabari biki? It's not that okay. Kuki iyo tugiye kuvuga Aria uhita usimbuka? Thank you so much. Thank you so much. Iyo tugiye kuvuga Aria kuki uhita usimbuka? Ntabwo Cyangwa mubaze umutesi tugiye bakora iki? Iyo tugiye kuvuga Aria kuki usimbuka? Reka mbigusobanurire. Reka ngusobanurire reka mbikubwire. Reka amatwi nkubwire. Je wambaye ubusa we. Dumba. Kara. Uko unzi aya masaha Aria, sibyo? Cyangwa tuvuge Jori. Hano haza Saga. Nkareka kuyivugaho. Ngo kubera ari we. No. Here's the thing. Kandi tubyumvikaneho. Icyo mba ntashaka nawe murabizi. Sinakwifuza ko bafata umuntu hano ngo bamukorere iharabika. Turi kumwe aya masaha Aria cyangwa Mutesi Jori yafungwa cyangwa agamagazwa na rimbo nkareka kubivuga. No ntabivuga. Mutandukanye kuba ngo mureke guharabika cyangwa mureke kwibasira umuntu. Urimo kumva kandi ntabwo ari Jori wenyine, ntabwo ari Aria wenyine, no nundu wari we wese. Ariko ibintu byabaye inkuru, ibinyamakuru byose byanditse inkuru nyankuru iri hariya. Ubu ngubu urambwira ko Mutesi Jori urwego rwa ribu rwamuvuga yatawe muri yo bisi nkavuga ngo nimo muvugeho. Mwagiye muri guhuza ibidahuzika. Waza hano gakinyi inkoro zawe sha. Ntabwo ngo ari we nyewe kandi nawe urabizi. Inkoro zawe godi. Ntabwo nakinyi inkoro zoba. Icyo ntakora ni kimwe kandi n'ubu ngubu naye amasandi gukubwira none se Mungu si inshuti yanjye. Icyo ntakora ni ugufata umuntu ukamufata ukamuha ukamugerekaho ibintu, ariko nk'iyi nkuru yagiye hanze nk'iyi ngiyi ntubivugeho. Rapote ibintu birashoboka, ntabwo ari byo. Oya tuba umuntu arabivugaho, ariko nanjye nari ndimo ndibaza nkavuga ati Eric Semungu ko bamuhora kuvuga ngo yakoze imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Yakoze imibonano mpuzabitsina ku ngufu, kandi Eric Semungu aryamana n'abagabo bagenzi be. Bambwiraga ngo nambaye ubusa, bambwiraga ngo nambaye ubusa. Iyo akuye igitsina cye urumva. Bambwiraga ngo nambaye ubusa ngo kuri live mu gihe atanyandikira message ngo ambara amabere yanyo. Ino kwandikiye message mu gihe